Amen, amen, amen. Aha, uyu munsi rero turi ku munsi wa 23. Reka nihutishe cyane tuvuge ku ijambo ry'Imana umwanya muto cyane. Amen, 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 amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Umunsi wa 24 ejo twari turi ku munsi wa 23 tuvuga ku cyo kwita kuzamurwa mu mwuka. Turi mu cyumweru cyahariwe imbaraga z'umwuka wera, ni nayo mpamvu tugomba kwisanzura umuntu wese agakoresha impano ziwe uko ziri, uko wafashwa, uko wakumva ufashijwe rwose ubu byemerewe gufashwa mu izina rya Yesu. Nta muntu uzaguha fagitire ngo wafashijwe, kandi turi mu cyumweru cyo kumva dusaba kugira ngo Imana itwuzuze imbaraga z'umwuka wera bundi bushyashya. Imana ibaho umugisha rero mu izina rya Yesu. Hanyuma rero uyu munsi nihutishije dufite intego ivuga ngo imizi n'ibyerekezo, cyangwa se imizi, cyangwa se igitsinsi n'ibyerekezo byacu, cyangwa se foundation ndetse n'amashami, cyangwa se igiti n'amashami mu yandi magambo mu kinyarwanda cyiza kugira ngo byumvikane. Turasoma muri Yohana wa 15 umurongo wa 5, niwe nshaka ko dusomaho twihutishije. Haravuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Murongo wa 7 ukavuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Aya magambo rero impamvu nifuje ko tuyaganiraho umwanya utari munini, mu by'ukuri turi mu cyumweru koko cyahariwe umwuka wera, cyangwa se imbaraga z'umwuka wera. Mbibutse neza ko kuwa mbere twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo mu ruganda rw'izahabu, kunyura mu ruganda rw'izahabu nka zahabu kubw'umurimo w'Imana. Twabonye uburyo ki umuntu ashobora kunyura mu bigeragezo Imana ifite inyungu ishaka kugira ngo ikubyazemo, ikabasha gutuma unyura mu bigeragezo kugira ngo uzasohokemo umeze nk'izahabu nziza. Ubwo rero kubw'umwuka w'Imana hari igihe tunyura muri ibyo bigeragezo, ukaba wanyura mu burwayi, ukaba wanyura mu bukene, ukaba wanyura mu ntambara zitandukanye, ari ukugira ngo Imana iguteguremo uzaba we, igutegure kuzaba umuhamya wo guhamya ibya Kristo, atari uko Imana ikwanze, atari uko Imana igutanze mu maboko ya Satani kuko yakwanze wenda ngo ibigeragezo bikugereho, cyangwa se akenshi nunyura muri ibyo ngibyo wihebe, ahubwo ibigize ngo ibanze gukuremo icyo bita inkamba zose, ubundi iguhindura igikoresho cyayo ihora ikoresha ku manywa na nijoro. Ntabwo ushobora kuzavamo uri zahabu nziza utarabashije kunyura mu ruganda kugira ngo bagucure neza, baguhe forume bifuza. Imana rero nayo kugira ngo iguhe forume yifuza, irabanza ikakujyana mu ruganda bakagucura, bakabanza bakagucura neza, bakaguhondahonda neza. Nimba igukeneyemo kuzaba umupasteri, ikabanza ikagucuramo amanyama yose. Nimba ikeneye kuzagukuramo umuririmbyi mwiza, ikabanza ikagucuramo ikintu cyitwa ubwibone, ikagucuramo ikintu cyitwa ubusambanyi cyangwa ibindi bintu, kugira ngo nuzaba muri cya gihe cy'ubustari utazagushwa nabyo. Donc ukabanza ukanyura muri rwa ruganda runaka. Nimba hari ikubonamo nk'iforume izabwira abantu bijyanye no kwihangana, ikabanza ikakunyuza muri rwa ruganda, uzasabwa kwihangana uko byagenda kose kugira ngo uzabone ibyo uzabwira abandi. So rero uruganda tunyuramo kubw'umurimo w'Imana ntituzarwinubire ngo tuvuge ngo Imana yaradutaye, ahubwo rimwe na rimwe n'urugamba Imana ibifitemo inyungu. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyuko uri n'ibyo uri kunyuramo ntacyo bibwiye Imana na gitoya, kuko yabwiye abakozi bayo, cyangwa se ibwira abana bayo, irababwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza, ni ukugira ngo mbarememo umutima w'ibizaba hanyuma. Rero ibyo tunyuramo akenshi nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Ibyo ucamo byose bya buri munsi bigutegura uzaba we. Ntabwo ushobora kuzitwa generali utaranyuze ku ikosi rya rindi rya kadete, cyangwa se
ritoya ngo rigutegure kuzaba uko uzajya uzamuka uve kuri wenda kuri second lieutenant uzamuke kuri lieutenant ugende kuri captain uzamuke kuri major ujye kuri ba colonel uzamuke kuba lieutenant ko n'abandi bose urinde ugera kuri general. Bivuze ngo hari aho waraciye kugira ngo uzazamuke muri ayo maranga. Ntabwo rero ushobora kuzitwa umugenero mu bwami bw'Imana utaraciye muri bya bindi bikuzamura mu maranga. Nukuvuga ngo hagomba kubaho test, iyo test ukazayipasinga kugira ngo uzabe umuntu ukomeye. Ibyo rero twari turi kuvuga ngo mu ruganda rw'umwuka kubw'umurimo w'Imana akenshi Imana ibi bifitemo inyungu kugira ngo izakubyazemo ubishaka kukubyazamo. Imana yacu ishimwe cyane. Nyuma rero yo kunyura mu ruganda akenshi habaho kuzamurwa mu buryo bw'umwuka. Kubera yuko abantu ba kamere byo twabivuzeho ntago bemera yuko bumva ibintu bikomeye, bakunda ibintu biri sausage, ibintu by'udusosi bakunda kunywa amata niyo bishakira, kandi baheruka bakizwa babatizwa rwose bakajya mu nzu y'Imana. Noneho iyo bageze mu nzu y'Imana ntago baba bashaka bya bindi bikomeye, ahubwo bahora bumva bishakira amata gusa nk'uruhinja. Niko Paulo yabwiraga Abakorinto, babe bishakira amata yonyine. Abo ni aba kamere, niyo migenzo yabo. Iyo akenshi rero iyo haje ibintu bikomeye, haje ngo muraba n'intambara, bahita banamuka vuba ugasanga baraguye. Ariko abanyamwuka abo ngabo bahora biteguye guhora bahanganye, bahora bambaye intwaro zose z'Imana, bava kuri primaire bakazamuka segonderi na kaminuza mu bijyanye n'umurimo w'Imana, mu bijyanye n'ubwami bw'Imana. Ntabwo bahora ari abantu baramizwa amata adafunguye, oya, bemera no kuguguna amagufa kugira ngo bazabe abantu bakuze mu bwami bw'Imana. Rero mwene data nshuti yanjye, ntabwo wava mu bigeragezo ngo noneho habeho no kuba wakomeza kuba mu kintu cyo kuyoborwa na kamere, kuko iyo ukomeje kuyoborwa na kamere uhora mu ishuri ry'ibigeragezo kugira ngo ya manyama yose na za nkamba zose zibanze zigushiremo. Noneho niko umuririmbyi wa 38 yaririmbye mu gitabo cyo gushimisha, aravuga ngo ncure unkuremo inkamba zose zimvemo ubundi umpindura igikoresho cyawe. Bivuze ngo nyuma yo gucurwa mu ruganda hari icyo bita kuzamurwa mu mbaraga z'umwuka wera. Iyo rero wasobanukiwe yuko ugomba kuzamurwa mu mbaraga z'umwuka wera, utagishaka kuba uruhinja na gatoya, haba hasigaye ikintu kivuga ngo noneho ngomba kwishinganisha ku muzabibu ari we Yesu Kristo. Kuko twabonye abantu b'abanyamwuka rimwe na rimwe batishinganishije ku muzabibu, akenshi baragiye baratorombera, baravangirwa, baragwa, bahinduka ibicibwa, bahinduka inzererezi zo mu rusengero, bahinduka abantu bameze gutyo. Abantu rero nibo uzasanga babaye abanyamwuka, uramutumira ukamubwira ngo nyamuneka waje ukatubwiriza, agahita atangira kukubwira ngo none se turabarana ngahe, uranyishyura ngahe, urampa ngahe, ngo reka nkubwire ngo jewe ngo mfite imbaraga z'umwuka wera, ngo ariko ngo iz'umubiri nazo zikeneye ibirayi. Ni byiza ko ibirayi nabyo bikenewe, ariko ntabwo ari byo abantu b'abanyamwuka nyakuri bazi neza imbaraga z'Imana bagomba gushyira imbere. Kuko Yesu abwira abigishwa muri Mathayo avuze ngo mutafuteni ufalme wa Mungu na haki yake zingine mutazidishiwa, mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Noneho rero ugasanga umuntu arashaka ibirayi imbere yo gushaka Yesu. Nukuvuga ngo ubundi nkunze kuvangegereza abantu Yesu nawe akwegereza ibirayi kuruta kuvuga ngo iyegereza ibirayi ngo noneho Yesu uzamwegereza abandi nyuma. Oya, kubera yuko abantu bayoborwa na kamere bashyira irari ry'ibintu imbere kuruta gushyira inyungu z'umurimo w'Imana imbere. Abo ngabo rero usanga bakigendera muri za nzira za kamere. Reka mbabwire, twabonye abantu benshi babayeho mu buzima bwo gukorera Imana neza, adafite n'inkweto yo kwambara, adafite n'ibyo kurya, ariko agakomeje kubahisha izina ry'Imana, adafite n'umwenda wo kuba yakambara, imyenda yaramucikiyeho, ariko agakomeza kubahisha izina ry'Imana, ntabe yagaragaza yuko hari n'ikintu akeneye mu bandi, ahubwo agahora yubaha Imana. Abo rero abo ni abantu bakuze mu buryo bw'umwuka, batakijyangwa n'iby'isi, batakireba kuvuga ngo uko baririmba ya ndirimbo ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye bibi by'uwo mucunguzi. Abo rero ni abayoborwa n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane.
hanyuma rero uyu munsi turi kuvuga ku mizi. Babandi bamaze kunyura mu bigeragezo bakamara gukura mu buryo bw'umwuka, bagomba noneho kwikonekta ku bijyanye n'umuzabibu. Yesu yaravuze ngo nige muzabibu, namwe muri amashami. Bivuze ngo twebwe turi amashami. Rero umuntu wamaze gukura mu buryo bw'umwuka abasigaje kugira ngo yikonekte mu buryo bwa sharijeri, kubera ko akenshi hari umuntu wuzura umwuka wera atakonekta kuri sharijeri, batiri yiwe ikaba desharije, ugasanga buzemo umuriro. Hanyuma nyuma y'igihe gito yari yuzuye umwuka wera agatangira akiyuzuza umwuka wera kugira ngo abantu batazabona yaraguye. Oya, ahubwo ntabwo yigeze akonekta kuri sharijeri, donc kuri prise, kugira ngo umuriro wiwe, telefone yiwe ihore isharijemo umuriro. Ahubwo uwo nguwo ntabwo yigeze aba hafi n'Imana, ntabwo ajya asenga, cyangwa se ahora avuga ngo njyewe nasenze muri 30, nasenze muri 50, njyewe nzi kwiriza iminsi 21, nzi kwiriza iminsi 7 ntarya, rwose narabishoboye. ariko uzirikane ko nari umugabo itagihabwa intebe. Imana yacu tugiriye neza cyane. Hari abantu rero bari muri iyo system, bari yo muri cadre imeze gutyo yo kumva yuko hari ibyo bakoze, kandi twigeze twabivuga ngo mu bintu Imana yanga urunuka mu bintu 3 cyangwa 7, yaravuze ngo umutima w'ubwibone. Abo ni batana n'umutima w'ubwibone bavuga ngo twarahanuye, twarasenze, twazamutse za Kanyarira, twazamutse za Samatare, twazamutse muri za Gabanyifiriti, twagiye za Gerugari, twagiye mu butayu bwinshi, twagiye mu bw'icangu, twagiye mu bwa Gikongoro, twagiye mu bwa Gitarama, twagiye mu bwa Kibungo na he. Bakakubwira ibigwi banyuzemo, ariko wamureba ugasanga yamaze guhinduka nk'igiti cyumye, cyangwa nk'ishami ryumye. Niko hano Bibiliya yatubwiye Yesu ababwira ngo nige muzabibu. Uramureba ugasanga telefone yawe desharije, ntabwo akiri sharije, ahubwo aratangira akubwira ngo kugira ngo nguhanurire ubanze umereze ituro ry'ishimwe, ubanze umereze ngituro. Reka nkubwire, nta muntu n'umwe ugomba kuzana ibyo ngibyo, kubera yuko wowe n'umutima wawe korera Imana nk'izaguhemba. kandi nyuma yo guhembwa, burya nyuma yo gukorera ubwami bw'Imana, akenshi uzagororerwa. Rero dufite abantu bagendera muri icyo kigare, dufite abantu umuntu azagutelefona ngo kugira ngo mbanze ngusengere, urabanza unyoherereze amafaranga ngo ngende ku musozi ngo kukubariza Imana. None se bitanu yehe n'ubupfumu ubanza kukubaza ngo zana inkoko y'ibara rimwe, ngo zana iki n'iki kugira ngo mbanze kugupfumurira. Reka mbabwire bene data, gusenga no gusengera abandi nta kiguzi bigira. Uzabibaze Petero agiye, haje umwe mu bakonikoni bakomeye, aravuga ngo nanjye nimumpe kuri ibyo bintu, wenda nanjye nagira icyo nkora. Barangije Petero amubwira ngo ceceka, twari feza zawe, ngo ubutunzi bw'Imana ntabwo bugurwa izahabu. Imana rero itugire neza cyane, ntabwo iby'Imana bigurwa amafaranga runaka, ahubwo korera Imana nigupfa gasoni ikugirire neza. Dufite rero abantu bamaze kuba dekonekte ku muriro, ahubwo noneho baricaginga, bakicaginga, akajya hari agafora kabisa, akumvisha abantu yuko ari umuntu, kuko kandi koko yigeze yaba umukozi w'Imana, nyamukozi w'Imana, yigeze yaba umuririmbyi mwiza, yigeze yaba umuhanuzi mwiza, yigeze yaba umunyamwuka mwiza. Ariko nyuma yo kuba igicibwa, nyuma yo kuba, kuko mu migani haranditse ngo ibyo murabikora nk'abihorera, mukibwira ko mpangwe nawe, ariko nanjye nzabakukina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Rero abo ngabo imitima yabo iba yarabaye akahebwe, ntatinya kukubwira ko Imana ivuze itavuze, ntatinya kukubwira ngo uwo mugabo si uwawe, ntatinya kukubwira ngo uwo mugore si uwawe, kandi nyamara ibyo bintu ntabyo Imana yavuze. Yesu yigeze yavuga ijambo ngo abo ngabo bazaza imbere yanjye bavuga ngo mwami mwami, ngo twarahanuye mu izina ryawe. Yesu avuge ngo ntabwo nigeze mbamenya. Abo ngabo ntabwo bigeze bakonekta ku muzabibu. Rero Kristo niwe muzabibu, natwe turi amashami. Ntabwo ushobora gufata ishami ngo urikure ku muzabibu, iryo shami ryongere rigira ubuzima. Mu buryo buri biologike, igiti kigira imizi mu butaka, kandi iyo mizi igenda ikavoma amazi hasi mu butaka. None iyo mizi, izo racine, hari icyo bita racine secondaire, hakaba na racine principale. Izo racine rero zizamura icyo bita ubunyabuzima, mu cyo bita
igihimba. Icyo gihimba rero kiba cyarazanye icyo bita amashami. Ayo mashami nayo aragenda agakura, akazana ibibabi, akazana n'imbuto. Rero mu by'ukuri iyo imizi itavoma cyangwa se idakura amazi mu butaka bwiza, igihimba nacyo ntabwo gishobora kugaburira, kubera harimo icyo bita imitsi ijyana amazi. Reka tuyite imitsi ijyana amazi ya decentraliza mu bijyanye n'ayo mashami. Ayo mashami rero agahora yikonekise kuri wa muzabibu, hanyuma imizi ariyo mana yacu, na Yesu akaba umuzabibu, natwe tugahinduka amashami. Rero ntabwo umuzabibu cyangwa se igihimba aricyo kizaza kwera imbuto ya, ahubwo ni twebwe amashami, kuko nitwe tugira amababi, nitwe tugira ibibabi, nitwe twera imbuto. Noneho rero hari abantu benshi batagifashe ku muzabibu, bamaze gucibwa ku muzabibu. Abo bamaze gucibwa ku gihimba rero niba uzasanga imbuto zabo zitariho, niba uzasanga amababi yabo yarumye, niba uzasanga nabo ubwabo barakayutse, barakamutse, barashize. Ariko Uwiteka uyu munsi adutere kuba umuzabibu, aduhe kuba amashami meza afashe ku muzabibu. Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo umuntu utaguma muri nge ajajugunywa hanze n'ishami ryumye. Hari abantu bamaze kuva ku Mana, simbabeshye, kandi baragenda bitwa ngo nabarokore, baratwara Bibiliya rwose nta kibazo, wamureba ukavuga ngo ni umurokore, ariko ntatana no kurara muri rogi, ntatana no gusomana n'abakobwa, ntatana no gukorakora amabere y'abakobwa, ntatana n'ubusambanyi mu buryo bweruye. Agenda yikinze ngo genda umukristo nzahora ndiwe, ariko byaramucanze. Aho nguwo rero ntabwo aba ari muri Kristo Yesu. Kandi uwo muntu utari muri Kristo Yesu biroroshye cyane kuko ameze nk'yarajugunywe hanze. Ni nayo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe ingaruka z'icyaha zigeraho zikaza. Imana itugire neza cyane. Bene abo ngabo bahora bameze nk'inzererezi zigenda. Imana iturengere cyane. Arangije avuga ku murongo wa 7, aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Iri ni isezerano rikomeye abantu bose bakagombye gutekereza. Yaravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe. Reka nkubwire, ubundi amagambo uvuga ameze ate mu buzima bwawe? Hari abantu babyuka aho kugira ngo afate telefone, cyangwa se kugira ngo asenge, cyangwa se kugira ngo agire ibihafata, agahita atangira agafata telefone ngo yewe we, ngo waruzi runaka, ngo wamenye bwa bukwe bwa wa muntu, ngo cyari cyambaye nabi, ngo cyari kibishe, ngo cyari yewe we, ngo reba ngo ibintu ngo byateguwe nabi, ngo waruzi na runaka ukuntu ameze, ngo uriya ngo pu, ngo uriya ngo nta nubwo ari umurokore. Akarimi kashyushya inkuru. Imana irakangura unuka abantu. Rero aho kugira ngo bavuge iby'ijambo ry'Imana, nunafashe telefone ngo wandikire mugenzi wawe ngo umubwire ati iby'Imana bimeze gutya, nunafashe telefone ngo wandikire mugenzi wawe umubwire ati mwifurije igitondo cyiza, Uwiteka guha amahoro n'imigisha, aho gurazana ngo mbese wamenye ibyabaye, ngo runaka, ngo bishop gutya na gutya, ngo bishop byagenze gutya, ngo uzi ibintu yadukoreye mu materaniro, ngo yavuze gutya na gutya. Ariko uva nkubwire amagambo ashushu, ururimi rushushu inkuru. Imana yaravuze ngo abyanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Ni igihe cyo gusansibiliza abantu message y'Imana kuruta kujyana ibitagira umumaro. Rero yaravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Igituma dusaba ntiduhabwe nuko tutaguma muri Yesu, amagambo ngabe muri twebwe, ahubwo twebwe amagambo yacu aba ari ayo gusebanya, aba ari amagambo akarishe, aba ari ayo kuvuga bagenzi bacu ngo zirunaka, mbese nibyo bitubamo. Ariko twebwe amagambo yacu Imana idusuzumye yasanga tuvuga ibintu bizima. Imana itugire neza cyane. Gerageza wisuzume muri aka kanya, ese koko ko ijambo ryaduhaye isezerano ngo nimuguma muri nge, nanjye nkaba muri mwe, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Reka tuvuge ngo nimba dushaka inzu uyu munsi, Imana yayiduha, ariko urufunguzo rwo kubona yanzu ni uko ugomba kuba muri Kristo n'amagambo y'Imana akaba muri wowe. Isuzuma, uri muri Kristo neza? Uracyari ishami rifashe ku muzabibu, cyangwa wamaze kuba deconnect, wamaze gucikaho, waracomotse, uri uritwara uko wishakiye?
uyu munsi baraguhugura ugasara, uyu munsi baraguhugura ukarakara. Kandi burya reka nkubwire umurokore utemera gushyirwa mu mucyo ngo waba ari igicibwa imbere y'Imana. Ubundi nimba ari ikintu kiryoha ni umurokore wemera gushyirwa mu mucyo, ni umurokore bemera kubwira ati nyamuneka wakoze gutya na gutya akabyumva. Ariko wa murokore uzabwira agahita gushingana ijosi akakubwira ati urampugura nkandi, wowe urambwira nkandi, wowe uri muntu ki, akakumvisha yuko yakijijwe wowe utaranavuka, akanakumvisha yuko yuzuye umwuka wera wowe utaranabatizwa no mu rusengero, akakubwira ibintu byinshi. Ariko zirikana ijambo rivuga ngo nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Imana itugire neza cyane. Erega n'umusazi yaguhugura, n'umusazi yakubwira, n'umusazi yaguhanurira, n'umuntu. Donc bivuze iki rero? Ubundi abantu batakiri connecte ku Mana bahora barabaye ibyigenge, imitima yabo yarabaye akahebwe, baba ari ikigenge. Kandi ikigenge ndagira ngo mutangarize ngo icyo ntabwo kizabasha kubona ubwami bw'Imana, kubera ntabwo yakoze icyo bita respect ngo yubahe Imana. Kandi Imana ikunda icyubahiro bene data. Imana inezezwa no ko muyubaha, inezezwa nuko nyubaha, inezezwa nuko tumanuka tugaca bugufi tukavuga ngo Mana ushimwe, Mana uhabwe icyubahiro, utwibutse imirimo yawe, twibutse ibyiza byawe, twibutse ko wangaburiye, twibutse ko wagize gutya, Mana nibutse ko narwaye ukangiza, ukayibutsa icyubahiro cyayo uburyo cyagaragaye. Nukuri Imana yavuga ati yo mwana wanjye aranejeje. Donc ugahora uri connecte, ukagirana ubusabane n'Imana ku manywa na nijoro. Abantu muri iki gihe dusigaye turyama nk'ibiti. Ubajije umuntu ngo nijoro byagenze gutarakubwira ati harya ubundi naryamye harya nkanguka byagenze gute. Niyo ukangutse bituvuga ati Mana mfasha nongere sinzire. Nushaka kubaza Imana muri iryo joro ngo ese urashaka kuvugana iki nanjye? Reka da, urashaka guhora wisinziriye ibitotsi kandi uzasarura ingonera. Reka nkubwize ukuri, ubundi gusenga twarabivuzeho mu cyumweru cyashize, gusenga nuguhozaho, nukumanywa na nijoro ugahora usenga. Rero ugasanga umurokore nk'ubu tugeze saa 7 cyangwa se saa 8 bitewe n'amasaha muri, ukabaza umurokore ngo basenze sangahe kuva mu gitondo, ahita akubwira ati reka da buriya nanabyutse navuze ngo ndinde nk'ukurinda abandi bose. Ese ubwo reka maze mbabwire, ubu uri connecte ku muzabibu, ubu uri uba wumva amakuru y'ijuru. Erega tuganira n'Imana mu gusenga no gusoma ijambo ryayo. Nta hantu uzaganira n'Imana. Imana nigupfa gasoni izajye gutuma habahanuza, nigupfa gasoni izamanuka wenda wumve n'ijwi riravuze no mu nzu, ubwo bitewe n'iki gushakamo. Ariko nkuko ryavuze kuri Samweli, ariko umva nkubwire inshuti yanjye, uzaganira n'Imana binyuze mu masengesho, binyuze muko wasomye ijambo ry'Imana. Nk'ubu bajije umuntu ngo mbese kuva mu gitondo tubwira umurongo waba wasomye, ngati nta mwanya nabonye narindi mu kazi, nta mwanya nabonye narindi mu birarane by'amatafari yo kwa Farawo, ukagira ngo badutumye ibirarane by'amatafari yo kwa Farawo. Reka mbabwire inshuti yanjye, ibyo bintu turuhira mwisi, hari umunsi tuzabisiga. Hanyuma kuri wa munsi bamaze kukurenza agataka bahite batanga itangazo ngo rero ngo nyuma yo gushingura runaka ngo turaza ngo kunyura kuri hoteli runaka ngo tujye gukaraba. None se bavuye iwabo badakarabye? Mu by'ukuri bavuye iwabo badakarabye koko? Tuvugishije ukuri ko bavuye iwabo bakarabye bakaza kugushingura, barangije kongera undi muhango uvuga ngo turaza kujya gukarabira ngo mu kabari ko kwa runaka cyangwa kuri hoteli yo kwa runaka cyangwa se mu rugo rwo kwa runaka. Noneho bagerayo ugategereza wenda ngo baraha amazi bajye kwiyuhagira umubiri wose, wenda nicyo baje gukora, ahubwo ugasanga ifana imfunguzo ngo igisafuriya cy'ibiryo ibintu byose bikagenda neza. Baba baje kurya ibyo waruhiye, nyamara wowe wabisize imusozi. Ariko kugira ngo uzabonere umwanya Imana uyibwira ati Imana ni connecte kuri wowe, ni wowe muzabibu, njyewe nda amashami, nyeneye kumbwira uburyo nera imbuto zikwiriye abiyane, nyeneye ko nanjye ntamera nka cya giti cy'umutini cyari igihe kikito cyo gutera imbuto kwazo. Noneho nanjye nyeneye guhora nera imbuto. Ukeneye guhamubaza nyir'umuzabibu, ukeneye kubaza ese amashami kandi nda amashami ndera gute? Nukuvuga ngo ukeneye icyo bita amakuru avuye kuri nyiri mashami. Imana itugire neza cyane. Ariko wowe urahora muri ibyo, urahora muri birarane by'amatafari, urumva nimba Farawo uyu munsi abantu bakimukorera byaranyobeye, hajya ngo turacyari mu ngoma y'uburetwa. Imana itugire neza cyane. Ariko nimureke duha Imana umwanya, nimureke duha umuzabibu umwanya, nimureke
twongere dushorere imizi yacu mu mazi. Yeremiya yarabyanditse aravuga ngo uwo muntu ahirwa muri Yeremiya 17 umuntu uhereye ku murongo wa 7 kugeza kwa 10 hari amagambo ajya nkunda cyane aravuga ngo ahirwa uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kandi uwo muntu Imana ishimwe cyane kuko azahangwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi ntikizatinya amapfa nacana ahubwo ikibabi cyacu Imana itugire neza cyane ahubwo ikibabi cyacu ngo gihora gitoshye. Imana ishimwe cyane ngo naho amapfa yaza ngo ntikizakenera kwera cyangwa se ntikizumva izuba naho hacana umwaka umeze gute ntabwo iryo zuba uwo muntu washoye imizi ye muri hahandi mu mazi ntabwo azahora ntabwo azuma ahubwo azahora atoshye. Rero niba igiti Kristo wacu yarashoreye mu Mana Data wa twese natwe tukaba turi amashami ntabwo tuzuma bene data. Bazakurwanya ntabwo uzuma, bazaguteza uburwayi ntabwo uzuma, bazakuroga ntabwo uzuma, bazakuvuga ntacyo uzaba, bazakwica ntuzapfa kubera ko nyiri mashami yarashoye. Imana ishimwe cyane kandi haleluya agufitamo inyungu. Imana ihimbazwe. Ahubwo bazajya bakubona bazajya babona ushishe mu bihe bya korona babona urashishe mu bihe by'intambara babona urashishe kubera ko umeze nk'igiti cyatewe iruhande rw'amazi. Imana ihimbazwe cyane. Rero abantu b'abanyamwuka bamaze gukura mu buryo bw'umwuka ntabwo ni ukuvuga ngo ingingo yabo bahora bikonekise ku Mana amasaha 24 kuri 24. Nk'uko uzi neza ko telefone ibuze rezo ntawagutelefona ni nk'uko Imana ikubuze kuri rezo idashobora kuvugana nawe. Imana itugire neza cyane. Ese ujya utekereza yuko ubuzima bwawe bukeneye kuba bugufi n'Imana? Abantu ubundi impamvu abantu basubira mu byaha umunsi ku wundi ukumva umuntu arihananga Imana imbabarira ubusambanyi, umuntu akihananga Imana imbabarira ubujura buri munsi. Reka mbabwire impamvu ntago abafitanye ubusabane n'Imana. Ubundi ushatse wakihananga Imana imbabarire kutagira n'ubusabane n'Imana. Ubundi ni nacyo cyawe ushatse wahita uvuga. Kubera iki? Uramutse ufitanye ubusabane n'Imana ntabwo ushobora kujya gusambana, ntabwo ushobora kujya kwiba, ntabwo ushobora kujya kuvuga bagenzi bawe. Ushobora gutangira kuvuga ngo umugenzi wawe ayo ugahita wibuka ko wibagiwe, donc wakagombye kuba uri gusoma ijambo ry'Imana, wakagombye kuba uri kuganira n'Imana muri ayo masaha, ugahita ujya muri ibyo ngibyo. Ariko umuntu udafitanye ubusabane n'Imana umutima wiwe haba haramaze kuzamo icyo bita umwijima. Abo rero ni babandi bayoborwa na kamere, abo ni babandi bitwa ngo banyuze mu bigeragezo barakura rwose banyuramo bamera neza, bageze hejuru bitwa ko babaye abantu bakomeye abanyamwuka bakomeye, barangije bahita babirinduka barenga umusaraba. Uwo nguwo nta nubwo wamutangira kandi nyuma y'uwo musaraba hari y'umworera utezeho amaboko wakamo umuriro, kandi imbere y'uwo mworera mbere y'uwo mwobo hariho umusaraba utezeho amaboko. Ariko abo barawurenze barikomereje. Unamuhagaritse arakubwira ati wimugura kuko nageze yanjye, wumugura kuko ibyo umbwira ndabizi. Nta nubwo ndusha kubwiriza, nta nubwo ndusha kuzura umwuka wera, ntundusha guhanura. Arakubwira ati nubwo uwo muntu aba yararenze umusaraba icyo wakora cyose ntabwo ushobora kumugarura. Imana itugire neza cyane. Ariko abamaze kwikonekta ku Mana, abamaze guhinduka imizi myiza, babaye ibyerekezo byiza, donc kugira direction nziza uyitewe nuko uri ku gitsinzi kizima, abo bantu bera imbuto nyinshi. Imbuto zabo rero ni urukundo, ni ibyishimo, ni ubugwaneza, ni umunezero, ni amahoro yo mu mutima, ni uguhora baseka imbere ya bagenzi babo, ni ukumva yuko n'ikigerezo kije avuga ati iki kiraje ariko iki nacyo kizahita, n'ubundi n'ibindi byarahise, ukagisuzugura ukagifata nk'ikitariho ukabigenda hejuru. Wahura na babandi babisunika ukababwira ati nimurekeraho Yesu aracyari ku ngoma. Wahura n'umurozi ukuroga ukamubwira ati uburozi nibushuruzaze mu musengero ukizwe. Reka mbese ukibera mu bihe byo kugenda mucyo bita kwizera. Kandi reka nkubwire abantu bamaze kwikonekta ku Mana bagomba kurangwa n'inda
indangagaciro ikomeye yo kwizera, kubera ko mu Baheburayo 11 umurongo wa 30 ngo ariko utizera ntashobora kunezeza Imana. Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo uramutse utizera ntushobora kuzaba mu gitaramo cy'abanezeza Imana. Aho ntibishoboka rwose. Niba ushaka kugira ngo unezeze Imana, gira kwizera muri wowe. Kandi Pawulo abwira Abefeso, yarababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ariko arangije abashyiraho ngo mwambare kwizera n'ikintu cyuma gikingira igituza, ku buryo mubasha kuzimya ya myambi y'umubisha yaka umuriro abanagira cyangwa se aboherereza. Rero bivuze ngo utizera, uzuye umwuka wera, akaba yaranyuze mu bibazo bikomeye, ariko kwizera ko aragiye atagufite, uwo nguwo ntabwo ashobora kunezeza Imana. Kandi utanejeje Imana nta kintu wayisaba ngo iguhe. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo uguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri we, asaba icyo ashaka cyose azagihabwa. Dufite ikibazo cy'uko dusaba ntiduhabwe kuko tutagumye muri Kristo, ndetse n'amagambo ya Kristo ntabe muri twebwe, ahubwo amagambo aba muri twebwe ni intonganya n'ibindi byinshi, ni inzangano, ni ukutababarira. Ni ibyo byose bitwirindiye mu mutima, warangiza ukaza imbere y'Imana ngo Mana ndagusaba iki n'iki n'iki. Ese ubwo Imana yakiguha? Kandi yaratubwiye ngo nimuguma muri nge. Imana itugire neza cyane. Reka nkubwire nshuti yanjye, Bibiliya ivanga icyakora ko kabamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubwo abo ni abamwemeye bakizera izina rye. Kwizera udashidikanya ko ibyo wabwiye n'umwami Imana bizasohora. Kwizera byakugize umwana w'Imana. Bivuze ngo abatarizeye Kristo yabahaye ububasha bwo kuba abana ba Satani. Ubwo abo ni abana b'umubi kandi bakora nkawe, kuko umwana akora nk'ibyasi. Bivuze ngo nimba so ari Satani, mukora nk'ibyo Satani akora. Nimba data ari Kristo, dukora nk'ibyo Kristo akora. Imana itugire neza cyane. Isuzume muri uyu mwanya, uvuge ngo mbese nikonekse ku muzabibu neza, nikonekse kuri Kristo neza. Nusanga wikonekse kuri Kristo neza, urebe niba imbuto zawe zimeze neza. Nusanga zimeze neza, uhimbaze data wo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ariko nusanga utikonekse, nusanga nta mbuto weze, utangira ubwira Imana ngo Mana mbabarira, ume kukwikonektaho, kuko nicyo gihe cyuko abarokore bagomba kugaragaza yuko bahagaze ku muzabibu. Iyo banyuze muri ibi bihe bya baka, babihindura amasoko. Imana itugire neza cyane. Ni wowe wo guhitamo ugomba kuba we imbere y'Imana. Ese uhagaze ute muri aka kanya? Ese ibyo uri gusaba amagambo y'Imana aba mu kanwa kawe? Ese ibyo uri gusaba uracyari mu Mana neza? Yesu se nawe ari muri wowe, cyangwa bamaze kwimika ikigirwamana runaka mu mutima wawe? Hari abantu bimitse abagabo babo, akumva yuko adafite umugabo yahita apfa burundu, ubuzima bwarangira. Hari abimitse abagore babo, hari abimitse abana babo, hari abimitse akazi kabo mu mitima yabo, hari abimitse ibikorwa runaka mu mitima yabo. Umwanya munini ni ibyo bikorwa, ariko Yesu yakoraga igihe gito cy'umurimo w'Imana, ahubwo agasenga amasaha menshi. Ese nimba turi kugera ikirenge mu cya Kristo, wowe ufata umwanya ungana ute mu gusenga? Warakuze koko mu buryo bw'umwuka? Nta muntu wakuze mu buryo bw'umwuka utagirana ubusabane n'Imana. Uwabakiri ingwingiri, abakiri uruhinja. Ahubwo niba ushaka gukora mu buryo bw'umwuka, niba ushaka kugira ngo wikonekte ku muzabibu neza, girana ubusabane n'Imana. Amasaha 24 yawe yakoremo icyo bita kugirana ubusabane n'Imana. Uwiteka azagufasha, kandi Uwiteka azaguha icyo umutima wawe wifuza. Rero ndakwifuriza uyu munsi wa none ngo wikonekte ku muzabibu, ubundi uzagira amashami, uzera imbuto nziza, izuba niryaka ntabwo uzuma, kubera ko igiti wikonekseho cyashoreye ahantu hari amazi, ni mu butaka bwiza. Naho isi yahinduka, wowe uzahora ushinganye. Abandi bazuma ariko we ntabwo uzuma. Abandi bazahura n'ibibazo ariko we ntuzahura n'ibibazo, kuko hari uwo wikonekseho muzima. Imana itugire neza cyane. Abemera ko Yesu azabajyana bahora bari maso, bahora bakanuye, bameze nk'abakobwa bari bafite amatabaza, bavuga ngo uko bisa kose umukwe naza turamwakira. Nawe rero isuzume mu mwanya nk'uyu, wisuzume, uvuge ngo Uwiteka ari kumwe nanjye, uvuge ngo Uwiteka azakomeza kugenda nanjye. Imana ibaho umugisha. Rero nagira ngo nkubwire ngo nkwibutsa ngo ube kuri Kristo, kandi amagambo ya Kristo abe muri wowe, ubundi usaba icyo ushaka cyose uzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Imana ibaho umugisha. Kandi
kandi Imana ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Imana yongere ibagurira imbago mu izina rya Yesu. Amaso yanyu niyongere ahumuka arebe ibitangaza byo mu mategeko y'Imana, kandi kigeretse kuri ibyo mureke dutware intwaro zose z'Imana, mureke twikonekte kuri Kristo, mureke tugendane ubusabane n'Imana, amagambo yacu abaye ayo gusingiza Kristo uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.